Bakunzi ba Shalom TV Sonatibe turabakiriye hamwe na channel yitwa Kwizera Sara TV Rwanda. Eyo na amacano tugiye gukorana muri kano kanya azanyura kino kiganiro cyangwa se ubuhamya muzakurikirana ku bantu baduteze amatwi. Twakiriye abantu rero navuga ngo bo mu majyepfo, amajyaruguru, ibirasirazuba n'uburengera bw'izuba hose, hirya no hino ku isi badukurikira cyane cyane turabakunda. Turabizi neza ko mujye mukurikirana ibiganiro dushira kuri aya macano yacu. Tubifurije gukomeza kudukunda kandi ama comment mushira tujya tuyabona. Akanya rero twongeye kugaruka mbibutse ko umuyobozi wa Shalom TV ni Ntirenganya Toneste, umuyobozi wa Kwizera Sara Rwanda ni Kwizera Sara n'ubundi muramuzi. Tugiye gutangira rero dufite umutumirwa wacu hanga muri studio twahamagaye kugira ngo ageze ku bakunzi bacu ubuhamya nibwo agiye gutambutsa kuri yicana. Reka rero nkuko mumureba imbere ya kamera, reka tumusabe abibwire kari umushiki wacu, ibwire abakunzi baya macano yombi. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Nanjye mbanje kubashimira yuko munyemereye kunyakira muri studio yanyu. Imana y'amahoro nibaho umugisha kandi baha imbaraga. Amazina yanjye ni Mukandanga Esperance, ndo mama w'abana batandatu, umutware we ntawe, ibindi Imana y'amahoro nibaha umugisha. Mukandanga turamwakire mu izina rya Yesu rero kugira ngo yumvemo ikaze. Reka tumusengere kugira ngo atambutse iby'Imana yamuhase kuza kugeza kuri amacano yombi uko ari abiri. Reka tumusengere Imana kugira ngo akomeze abaganiriza. Mara turagushimiye ko watwemereye kuboneka muri studio kandi imbere ya kamera. Wemereye n'umuja wawe kuboneka ahantu agiye gutanga ubuhamya bw'ibyo wakoze naho mukuye. Iyo ni imirimo itangaza ugende ukorera abantu. Turakwinginze kugira ngo uzubane natwe kandi umufashe kugira ngo ibyo agiye kuvuga bigirire akamaro abantu batuye isi, kugira ngo barusheho kumva ko Imana ibasha gukura kuri umuntu kandi nta hantu kure utakura umuntu, nta n'ahantu kure utageza umuntu, byose mu biganza byawe. Turamusengeye kugira ngo umufashe kandi umushyikire muri icyo kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Tuguhaye ikaze ngaho bwira abantu iby'Imana gukorera. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nagira ngo mbabwire imibereho yanjye ntarakizwa kugira ngo mwumve ukuntu Imana igira ahantu ikura umuntu ikagira naho yamugeza. Cyambere nshaka kubabwira nuko aho naturutse ari mu karere ka Kamonyi, murenge wa Rugarika, mudugudu wa Gitwa. Aho niho nabaga ntarakizwa. Ubwo maze kuba muri uwo mudugudu nahabyariye abana n'umutware nari mfite, ndi mu buzima bubi, ndi umuntu ukunda ibintu by'inzoga, nkunda kunywa inzoga, mbese nkunda ibintu bibi by'irari ry'umubiri, nkakunda ibyo byose. Ariko noneho nyuma aho naje kumenyera agakiza, ubwo naje no kubatizwa, ariko mfata agakiza kadafatika, mbanza guhura n'agakiza kajenjetse kamwe umuntu avuga ngo arakijwe kandi adakijijwe. Ako gakiza rero nagatinzemo cyane nkabamo, ariko nkajyanye nkunda kujya ahantu materaniro, nkakunda kujya ahantu habaye ibiterane, nkumva ndafatwa no gukizwa, ariko nkumva mfite irari ry'iby'isi byose, mbese nkumva ndabikunze nkabikora byose. Nabaye muri ubwo buzima rero mfite umutware, ariko umutware nari mfite ntiyambangamiraga, ntabwo yambuzaga kuko nari byose nari mbyemerewe. Mbese yari umuntu ucisha makeya, yari umuntu uvuga makeya, yari umuntu udakunda ibintu byo gusakuza. Ubwo rero yaje kugira gutya abaratashye kubera ko ntari umugore we wa mbere. Ubwo nari umugore we wa munani. Abagore be bose mbese bagiye babyara hirya no hino barahaguruka, maze gupfa mbona n'urugamba, mpita nigendera nezera mu mujyi wa Kigali. Nje mu mujyi wa Kigali bahura n'ubuzima
bukomeye bukakaye birancanga, ariko nkajya numva ijwi rimbwira ngo wakijijwe, ko gukizwa ariho uzabonera ubuzima buzima, wakijijwe. Iryo jwi nkajya ndyumva cyane, bigeze aho ndavuga nti noneho reka nkizwe. Ariko ubwo nkigera muri uwo mujyi wa Kigali bwo ntabwo nongeye kunywa inzoga, nahise nza naziretse. Ubwo nibwo iryo jwi naryumviye, maze kuryumvira nibwo nagiye gukizwa, negera abantu bayobozi b'ibyumba by'amagurupe, ndagenda ndabegera, batangira kunyigisha ijambo ry'Imana, batangira kunkomeza no kunkomeza, batangira mbese kumpana n'ibihumuriza byo mu ijambo, mbese mbona batangiye no kujya bamfasha, ntangira gukizwa ubwo ngubwo. Ubwo nibwo nakiraga kiza, nkajya nsengera ahantu hano kuri Kiruhura, urusengero rwaho niho nasengeraga hafi ya Nyabugogo. Ubwo nkasenga, ababyeyi baho basenga kwa gatanu, nkajya gusengana nabo bakamfasha. Ngiye kubona mbona umuntu unyishyurira inzu yo kubamo. Ubwo ahantu nabaga nari umuntu uba ku muntu w'umunyamasengesho ancumbikiye, ariko nyuma yaje kugira gutya mba mbonye umuntu unyishyurira inzu, noneho mbona umuntu ampa 2,000, arambwira ati genda ucuruza agataro kugira ngo uzabone ukorera abana bawe. Tutaragira aho ngaho ndashaka kugira ngo dusobanurire abatwumva, umugabo yari afite abagore 8. Mu kuvuga ngo wari umugore wa 9. Wamusanze uzi ko abagore 8 bafite, cyangwa wamusanze uzi neza ko nta bagore 8 afite? Namusanze nzi ko nta bafite. None abo 8 bose barabe, cyangwa niko umuntu yazaga bakaryamana akagenda ejo akaza, cyangwa se yarabatunzi bose bitwa ko ari umugabo wabo bose? Murakoze cyane. Yarabashakaga bamarana igihe, hari uwagendaga afite inda, hari uwagendaga yarabyaye, hari uwagendaga abyaye kabiri, mbese bose bagendaga barabanye. Mumaje kubana, ni iyihe ngeso watumye nawe uvaho wamubonyeho utuma ugenda? Ni iyihe ngeso wamubonyeho yatumye nawe umuce ukigendera? Ingeso namubonyeho nuko naje kubona ko n'abagore bose bagiye bagenda, undi yari wa mugabo ushaka kwicara mu rugo agatungwa n'umugore. Iyo niyo ngeso ya mbere ndamubonyeho. Indi ngeso ya kabiri namubonyeho nuko yari wa mugabo ushaka yuko we mugore nimba kuzanye wagenda ugahingira amafaranga ukamwambika kuva ku rukweto kugeza ku ngofero yo kwambara. Kandi noneho ikindi kibazo cyari kiriho, nta sambu yari afite. Kwari ukugenda ukajya guhingira umuturage ufite isambu ye, tukaba muri ubwo buzima. Ubwo rero wananirwaga ubwo buzima wese yarikuraga akagenda. Tuvuye ko wari ufite amarari y'umubiri. Amarari y'umubiri wari ufite iryari rikomeye cyane, ryari irihe? Irari ry'umubiri nari mfite kubera ubuzima nari mbayemo, hari ibyo nabonaga nkora nkabona ntibishoboka, bigatuma numva nshatse kujya gusambana n'undi mugabo. Icyo kibazo nakijyagamo rwose. Mbese nabona nk'umuntu amaye nk'igihumbi, nkumva umutima wanjye uranyuzwe. Ubwo nimba ari ikindi kibazo mwambaza mu byo navuze. Kugira ngo utandukane nawe winjire mu gakiza, byagufashe mwari mumana igihe kingana iki kugira ngo winjire mu gakiza unatandukane nawe? Mwamanye nk'igihe kingana iki? Twari tumaranye imyaka 18. Komeza urugeze nta kibazo ukuntu wakijijwe. Twari tumaze imyaka 18 niyo twari tumaranye. Ubwo maze gukizwa niho nari nageze nsenga Kiruhura, maze kubona n'umuntu unyishyurira inzu mu babyeyi twasenganaga, nibwo noneho nicaye numva ko noneho agakiza kaje muri njyewe. Ndicara noneho ndasenga, ariko nubwo nasengaga nari umuntu wakunda ikintu cyitwa ubugoro cyane, hakunda ubugoro. Ariko ubwo mva ngo nari nyijijwe, ubwo bugoro narabugendanaga, nkagenda nagera nk'ahantu ngiye gusengera nkavuga nti Mana rero nkubwire nta wundi uzankiza. Ubwo nari maze kumenya icyo gukora, nkavuga nti nta wundi uzankiza utari wowe. Undinda abantu, numva ngo abantu bawe barareba, undinda abantu bawe ko bandeba, ahubwo wowe undeba ari wowe uzankiza iki kintu. Ubwo nkagenda rya tabi ryanjye nkarishyira mu ndabyo z'urusengero, nkagenda nkasenga nkafashwa, ntihagire umbona bakabona abandi koko nasuka nkafata ibyanjye nkataha.
ubwo ibyo kintu nakibayemo nacyo nk'amezi agera nko muri 5, ariko nyuma agakiza noneho kagiye kumfata neza, mwuka yaje agiye kunsanga, nibwo ijwi ry'Imana ryansanze mu gitondo saa 11 ndi muri iyo nzu nari ndi mu kazu ka chambrette k'amabati 5. Ijwi ry'Imana rinsangamo rirambwira ngo byuka wicare nkubwire. Ndabyuka ndicara, nibwo bwa mbere numvise ijwi neza noneho ry'Imana. Nicaye numva ijwi riramwe ngo fata urupapuro n'ikaramu, ndabifata. Ndangije kubera kuntu twabyiganaga n'abana, ijwi rirongera ngo noneho kingura urugi usohoke ujye hanze mvugane nawe. Narakinguye ndasohoka n'ikaramu yanjye n'ikaye n'urupapuro, njya hanze nyuma y'inzu. Bageze ijwi ry'Imana rirambwira ngo andika uhereye aka kanya, wandike n'amazina yawe, ngo ngewe kanaka nyirakanaka ndahiriye Imana yuko uhereye isaha nazongera kurya ubugoro ukundi, aho ariho hose nzayangira bazajya bunukira. Narabyanditse, maze kubyandika nongera numva rirambwiye ngo ngira wandike ngo nanjye Uwiteka Imana yawe, ngo ndahiriye amahanga yose ayo mu ijuru n'ayo mu isi yuko kizeho umukono kutazongera kurya ubu bugoro. Niko koko byagenze. Ndayirumva ijwi riramwe ngo ninsinye, ndasinya, papuro ndarubika. Ijwi ry'Imana rinyohereza ahantu gusenga, ntarinzi ngendera ku ijwi. Ngezeyo umuntu w'umushyitsi wari waje aravuga ati urwo rupapuro wanditse ntabwo ari warwanditse ahubwo ni Imana yamwe ngo yashyizeho umukono. Ati iravuze ngo guhera uyu munsi ikibazo mwari mufitanye yavuganye nawe yabishyize mu ibanga yanga kunteza abantu. Arambwira ati Imana irambwe ngo ishyizeho umukono, n'ahantu hose uzagenda niwe muntu wa mbere uzajya wumva ko iryo tabi rihari. Ubwo shima Imana nyicyubahiro, shima Imana mfata agakiza neza, ijwi rikajya rinsura, mwuka wera kansura, mba mu buzima bwiza, abantu bakitanga. Noneho n'akagataro kanjye nacuruzaga nkaba kakanyungura amafaranga, nkishima nkanezerwa, abana banjye bakarya imbuto bakarya, nsanga ubuzima bwo mu gakiza ntaho buhuriye n'ubuzima bwo mu bupagani. Ubwo nakomeje kubaho gutyo, ariko nyuma noneho maze kuba umuntu ufatika, maze kumva nkomeye mu gakiza, numva mwuka wera yaranjemo, nsigaye ndeba nanjye nkerekwa, nkavuga ibyo nabonye, nsigaye mpanura, nkahanura ubuhanuzi nkumva bunjemo, nkabirwa nanjye ahantu narindi, mbese ngenda nkura gutyo. Noneho maje kuba umuntu ufatika, ijwi ry'Imana ryarongera riransanga, rirambwira ngo ngiye kugukoresha noneho imirimo itandukanye. Ndavuga nti se Mana ugiye kunkoresha iki? Irambwira ngo ngiye kukohereza kunkorera mu muhanda. Nyoberwa mu muhanda ngiye kujya hariho. Naracecetse, iryajwi nkajya ndininira bigeza hinuma aho umuntu araza arambwira ngo Imana irambwiye ngo nutajya kuyivugira mu muhanda yakohereje igiye kukurwaza amavunja ku munwa no ku ntoki no ku birenge. Ndavuga nti Mana mbabarira kuko nzagiye. Ubwo nahise mvuga nti rero Mana mbabarira kuko mu gitondo ndabyuka ngenda. Imana y'amahoro yarambabariye koko, bukiye mu gitondo narabyutse ndagenda, ntangira muhanda wo ku Kinyoni, nkajya ngenda nkajya muri gare ya Nyabugogo, nkajya kwa Mutangana, nkazamuka Umuhima, nkavuga Imana ibyo mbwiye, narangiza nkataha. Nabikoze nk'icyumweru, icyumweru cya kabiri gitangiye, noneho mpura n'ishuri ryitwa Inzara. Nahuye n'inzara muri uwo murimo wo mu muhanda, mpura n'inzara ikomeye, mpura noneho no kubura ubwishyu na wa muntu wishyuraga inzu, Imana iramuhagarika. Ubwo noneho tubura aho tuba, tukajya kurara mu matuwarete y'abandi. Ubwo nkajyana abana tukarana muri tuwarete z'abakire, saa 9 nkacunganwa nuko bari bubyuke, nkasohora abana, nkagenda nkajya ku murimo. Nava ku murimo nkaza, abana banjye bari ku gasozi aho nabasize. Ubwo umwe nkamweza gusura, ngiye gusura runaka, nawe ujya gusura runaka, mbese habo kimirwa imbohereza aho bajya gusura abantu twasenganye kugira ngo barye. Byaje kunyobera, noneho bigeze aho ngaho nza kubona undi muntu nyishyirira akazu nanone gatoya k'agatuwarete bari baratabye, noneho nako tukabamo.
noneho abana bafata umwanzuro wo kuvuga bati mama rero tugiye kujya tujya gusyaga ibyo kurya. Bana bakajya gusyaga ahantu bita mu Nzove hafi kuri Sikoro, bagasyaga mu bikari by'abantu hose, bya bindi bagenda bata udushyimbo bamena, utukara bajugunya, utuntu twishi two mu bishingwe bagasyaga. Ariko bajya kugenda nkavuga nti Mana rero nimba waraduhaye kubaho gutya, abana banjye warinde ntihazagire pandagari batwara cyangwa se abapolisi bababone, ujye ubarindira muri ubu buzima nimba ari byo wemeye. Mana koko yaramfashije barindira muri ubwo buzima. Harimo udukobwa tubiri twasyagaga, harimo n'agahungu kamwe. Ubwo abandi bana bakuru bari bayigendeye, baravuze ngo ntabwo bashobora kubana n'umuntu ukijijwe, baragenda. Ubwo yari nsigaranye abana batatu. Ubwo abo bana batatu rero nibo basyagaga, bagasyaga tugaborora. Byari ibintu binuka, ibintu ugasanga byahiye kubera ubushyuhe bwo mu ifumbire, ariko tugakoresha ibishoboka byose tugashyira mu gasafuriya tugateka tukarya. Ubwo buzima nabwo twabayemo umwaka, tubamo ku buryo aho nageraga naturaga umubunge nko kuvuga ubutumwa, abantu bakayoberwa ibintu nkoze bibaye. Ubu buzima mbubamo bigeze aho ndavuga nti Mana rero ndananiwe, ndarushye, mpindura ubuzima kuko ubuzima bugiye kundwaza igifu. Imana y'amahoro ubwo nibwo yaje kumbwira, irambwira ngo ninjye kuvuga ubutumwa mu cyaro. Ubwo nibwo nagiye mu cyaro rero, ngeze mu cyaro cyo kora, Imana y'amahoro irambwira ngo ishyizemo imiyaga mu ishuri nari ndimo ry'inzara. Ariko naranayitakiraga nkavuga nti Mana ko bimeze gutya, ikambwira ngo ndimo kukwigisha kugira ngo igihe nzaba nagutabaye hatazagira uzaza kugana ukamusubiza inyuma, kugira ngo nawe uzamenye ubabara azaba afite. Numvishe ko ari ishuri ndi kwiga, nanjye ndakomera numva nambaye imbaraga. Ndabona umunyeshuri yo yiga, burya kugira ngo umunyeshuri arangirize uwa mbere biramuvuna, abashe kumenya gufata ikaramu, abashe kumva amasomo ya mwarimu biramuvuna. Ndavuga nti reka nanjye nemere nige nk'uko umwana ugiye mu wa mbere yiga agafata. Nanjye rero ubwo ndemera ishuri ndaryiga, cyokoze ishuri rinkuyemo injyanye mu cyaro. Nagiye mu cyaro ahantu hafi y'ubutayu bw'ibitare bya Mashyiga, maze kubugeramo ndagenda. Gurupe abantu benshi babaraje, mbese Imana isiga igikundiro, baraza. Sinzi ikintu cyababwiye ko ndi umuntu usenga Imana, baranyegera cyane, ndabasengera, babaye gurupe. Noneho batumira n'abandi hirya no hino, barararika tujya gusenga muri bwa butayu bw'ibitare bya Mashyiga. Tugezemo Imana ikora ku muntu umwe, iramubwira ati hano hari uyu mwana wagira ngo murankorera mvugira, ariko akeneye aho kuba. Ubwo Imana y'amahoro yahise imutegeka gutyo. Umubyeyi nawe abura amahoro, nibwo anyatse nimero zanjye. Niba tumaze gusoza amateraniro nibwo yanyatse izo nimero ndazimuha. Maze kuzimuha arambwira ati Imana irambwiye ngo mukodeshereze inzu kandi irimo umuriro. Ndavuga nti ku mutima, ndavuga nti ibintu ntabwo bishoboka. Nkanjye ngewe koko nimpereye ku buzima mbayemo, nubwo mvuyemo, nubwo nje kwinjiramo, ko n'ubundi Imana yambwiye ko nje kwiga, najya mu nzu irimo umuriro birashoboka, nkumva ntabwo bishoboka. Ariko Imana iyo yageze ku muntu byose biremera. Iyera rero yo mu gihugu cyo mu ijuru yaragiye, akimara kugenda mu gitondo saa 11 saa 4 yarampamagara ngo ati shaka inzu, ushaka irimo umuriro, umbwira amafaranga yayo, guha amafaranga wishyure. Ubwo nahise nyishaka vuba na vuba, inzu badayibonye, abampaye amafaranga nsanga ni 6,000, abasunikiyeho 7,000. Ubwo nishyura inzu, njya mu nzu y'umuriro gutyo, mba mu nzu gutyo. Ariko ubwo nari mu nzu ntabwo nayinjiranyemo ibyo kurya, sinjiranyemo ibyo kunywa, nayinjiyemo gutyo kuko n'ibyo nari mfite byose nari narabigurishije kugira ngo mbone itike ingeze aho ngaho. Ubwo rero ubuzima nabayemo muri ibyo bitare bya Mashyiga, naho Imana y'amahoro narasenze nka 3 tuburara tubwirirwa. Ku munsi wa 4 itegeka abantu bakajya banzana ibyo kurya mu rugo, kajya gusenga ariko bazana ibyo kurya. Hashize iminsi birahagarara, meza gusenga. Ndavuga nti reka ntitirize Imana, njye ngenda senga yanjye nyine, senga yanjye nyine kuko numvaga ijwi rimbwira ngo shaka wenyine. Ndavuga nti reka nsenge njye nyine kugira ngo numve icyo Imana ivugana nanjye. Naje kujyaho bwa mbere mvuga ngo ngiye gukora amasengesho y'iminsi 2, ndagenda ndaramo. Ndayimo nagiye kubona mbona haje
ingwe iraza impagarara imbere, irangije iratambuka, numva ijwi rirambwiye ngo ubwo ni uburinzi nguhaye. Ndangije ndavuga nti okay, ubwo mpaye uburinzi urakoze, noneho reka niryamire nisinzirire. Nararyamye ndasinzira, nakangutse mu gitondo nsanga ingwe yagiye. Ubwo niriwe aho ngaho, haza abantu benshi turaterana, bwije ndongera ndaharara. Buke ubwo noneho bigejeje mu masaha 7 z'ijoro, mbona haje indi nyamaswa y'umukara ifite umurizo munini. Ndavuga nti se mani inyamaswa yo ni bwoko ki? Imana irambwa ngo ni ngumwe hamwe mpumure, ijwi rinzaho irambwa ngo guma hamwe mpumure, ninjye Uwiteka kuri kumwe nawe, kuko ndakwereka ibiteye by'ubwoba bya ninjoro kugira ngo kujya ugira icyo utinya na kimwe uri ku murimo wanjye. Ubwo numvishe nabwo nambaye imbaraga, ndatuza, kiranyitegereje. Igisimba cyari kinini, kirandeba, kirangije gisubira kiragenda. Ndagenda ndavuga ngo okay, ngo reka niryamire, ubwo ndi kumwe n'Imana, nta na kimwe cyashobora kunkora. Ubwo bwarakeye saa 12 haza groupe ngo iturutse ku Mugina yazindutse, iraza irambwira umwe havamo umwe arambwira ati Imana waje gusenga nibyo waje gusengera yakubonye kandi yarakwishimiye, irambwire ngo ni witahire uve mu butayu. Ndashima rero Imana yabanye nanjye muri ubwo butayu. Ubwo ndangije nibwo natashye. Ubwo icyifuzo nari mfite icyifuzo cyo kwambara imbaraga, mfite icyifuzo cyo kugira ngo ndebe, mbashe kureba iby'umwuka, mfite icyifuzo cyo kugira ngo rezo yanjye igikomenikana n'iy'ijuru cyane, kugira ngo mbashe kujya ntanga amakuru y'ijuru afatika. Ibyo rero nibyo nari nasengeye. Ariko nkimara gusohoka mu ubwo butayu, Imana yahise itegeka umuntu, kuko nayo nayisabye ngo impe ikimenyetso kinyemeza ko yambonye. Itegeka umuntu anzanira igitenge cyo kwambara, anzanira n'ishakoshi. Ubwo mbambonye ikimenyetso cy'Imana, ndayishima. Ubwo haciyeho nk'iminsi nk'itatu nanone numva nongeye maswe gusubira mu butayu. Ndavuga nti abana banjye nintasenga bazicwa n'inzara. Nsubira mu butayu, noneho ndagenda nimbura ibyimbo, ndagenda nongera ndara ahandi hantu, ndagenda ndaharara. Bigejeje saa 9 numva ijwi ry'Imana rinjeho, cyangwa gukanguka mvugane nawe. Ndakanguka mvugana n'Imana, impamabanga menshi mvugana nayo, irankuza, imbwira ko inzamuye, imbwira ko impaye imbaraga, imbwira ko impinduye, mbese impimano nyinshi z'umwuka. Mvugana nayo cyane, namaranye nayo iminota 30 mvugana n'Imana. Imana irangije ambwa ngo wahaye ikimenyetso cy'uko uhinduye ukomeye. Muri ako kanya ijwi ry'Imana rikigenda, nagiye kubona mbona ingwe iraje ihagaze ku muryango, mbona yigize nini, mbona sinzi ukuntu yigize, mbona ibaye nini. Ndangije ndavuga nti Mana se iyi nyamaswa igiye kundya. Numva ijwi ringarutse rirambwira ngo humura, ndashaka kugira ngo nkumare ubwoba. Muri ako kanya ubwo ijwi rikimara kuvugana nanjye, yangwe yaragiye. Giye kumva numva hakurya yanjye y'umusozi havugiye urusamagwe, kandi bajyaga batubwira ngo urusamagwe ni inyamaswa mbi cyane itagira imbabazi. Numva nshatse kugira ubwango nsohokemo nirukanke, ijwi ry'Imana rirambwira ngo guma muhumura ntacyuba, kuko wirukaza ushobora guhura narwo ahubwo rukakurya, ariko kuko ndi kumwe nawe humura ntacyo uri bubi. Rusamagwe narwo rwaraje, ruraza ruzengurukaho, ruhagara no hejuru yanjye hejuru utare, rurahazenguruka, rurakomeza ruravuga. Ijwi ry'Imana rikambwira ngo tuze uceceke, ntuvuge kandi ntukome, ndi hano ndi kumwe nawe. Ubwo urusamagwe hashize umwanya numva ruragiye. Ijwi ry'Imana ingaruka rirambwira ngo mwana wanjye wambonye. Ndavuga nti Imana nakubonye. Wanyumvishe se? Ndavuga nti Imana nakumvishije. Irangije ngo mwaho nzamura icyubahiro 3. Niho icyubahiro 3 ndi muri ngo rutare rwari rumeze nkaho ndi mu mwobo. Tugaruke gatoya kugira ngo abadukurikiye barusheho gusobanukirwa. Urumva waye mu butagiye kirekire kandi buriya ushobora kutubwira imyaka wamaze muri ubwo buzima bwo kuba mu buvumo. Ese izo nyamaswa ziza zigusanga mu buvumo zabaga zigusanze uri wenyine cyangwa se kumwe n'abandi? Hagati kumwe n'abandi abana bawe wabyaye babaga barihe muri icyo gihe? Murakoze cyane. Mu bwo butayu bundi
kububamo bamazemo imyaka 2. noneho kuba narajyaga muri ubwo buvumo bwo bitari bya Mashyiga, najyagamo abana mbasize mu nzu, kuko abana banjye n'abana bashize ubwoba nabo b'abanyabutayu barakingaga bakarya, nkabwa ngiye gusenga bagakinga bakaryama, nanjye nkagenda, nimba ari 2 nkababwira, nimba ari 3 nabwo nkababwira. Ariko najyaga kugenda manje gusenga Imana, mvuga nti Imana, aya masengesho ngiye gukora mbabarira abana banjye nazasanga barapfuye, ubaha ibyo kurya. Ubwo Imana sinzi yarategekaga, nkabona umuntu azanye ibyo basigara barya bakazabimara naje, ubwo nuko basigaraga, nanjye nkagenda gutyo. Nimba hari ikindi mwambaza. Urakoze cyane kudusobanuriye. Ni byiza, abo bana basigaraga mu nzu, wowe ukagera mu buvumo ukajya gusenga. Ese nta groupe wabanaga nayo, mwageraga muri ubwo buvumo cyangwa wagendaga wenyine ku giti cyawe? Groupe nari mfite yasingaga kuwa 5, ubundi nagendaga njyenyine ku giti cyanjye, kuko nabaga mfite ibyanjye nshaka kubwira Imana njyenyine. Urakoze cyane, ndumva wakomeza urugeze. Murakoze, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ubwo iyo nyamaswa nyine maze kugenda, nababwiye ko Imana yongeye ikaza ikavugana nanjye, ikambwa nk'icyubahiro inshuro 3, irangije maze kumbwa icyubahiro inshuro 3, irambwira ngo impinduye umuntu ukomeye imbere y'abana b'abantu. Yarabimbwiye, ngenda avuga nti buriya igiye guhita ngira umuntu ukomeye koko, mbese ngiye natekereje ukundi kuntu itambwiye. Ubwo ndangije rero nibwo nagiye kubana ijwi ry'Imana hamwe ngo nitahire. Ariko nyibisohoka muri ibyo bitare, nageze ahantu ku cyapa kinini umuntu yinjiriramo, bitana n'abantu bari bavuye i Kigali. Umugabo umwe munini wari urimo w'inzobe akora mu mufuka, ampereza amafaranga 10,000. Arambwira ati Imana ikimenyetso nayisabye ndakibonye, akira. Nuko yambwiye, nta kindi yambwiye, sohokanamo ibyo 10,000, nanjye nshima Imana, ndagenda ndiyakira, ndihemba, n'abana banjye barishima, baravuga ati mama, Imana usenga irakora, ifite imirimo, ikora ibitangaza, burya itanga amafaranga. Ubwo rero twariyondoye, turahembuka. Ariko noneho nkomeza gukora umurimo muri groupe nari mfite nayoboraga yo kuwa 5, nanjye nkomeza noneho gusenga ukwanjye. Ariko ubwo iyo byagiye nabaga navuye muri ayo masengesho, namaraga iminsi ntasubiraho nijoro, ahubwo nkasenga ku manywa, nkagira umwihero wanjye wa kumanywa. Ubwo rero naje gusenga noneho integeka kujya nkora umurimo muri ibyo bitare bya Mashyiga, kuko hari hamaze kujya haza amagroupe menshi. Ariko kubera ko nari mfite amaso y'umwuka, nkagenda no kwijwi ry'Imana, Imana ikanyobora ahantu, nkagenda nkabaha message, nkababwira ibyabo, namara kubabwira ikanyereka ahandi nkajyayo nkababwira. Yari yaramaye tension yuko nta muntu uzamereza ikintu muri ibyo bitare ngo nyakire. Ubwo abandi bajyagamo bagenda bavuga, batanga message, bakana amafaranga, bagenda baca amafaranga, bavuga ngo uyu muntu yavuze ngo akeneye kunywa, uyu muntu yakivuze ngo akeneye kurya. Nge Imana yari yamaye gasopo ko nta muntu ngomba kubwira ibyanjye n'umwe. Nabaye muri ubwo buzima rero mbubamo nk'amezi 5, nkora umurimo gutyo. Ariko igenda itegeka aho ntazi, nkabona ibyo kurya biraje, mbega ikamamanu, kuko ntabwo twaryaga buri gihe. Ubwo buzima rero nabo bayemo, maze kububamo, Imana ikajya imbwira ati ariko ubwo vuga gutyo ngiye gusubiza i Kigali. Nkumva ngiye bitazashobora gusubira i Kigali, bitewe n'ukuntu numvaga ameze muri ngewe, n'ukuntu numvaga ishuri nditinze muri ry'inzara, nkareba ukuntu mbabaye. Ariko nkavuga niko biri kose, ubwo igenda itabara abandi. Harabona sengeraga bagatabarwa, harabo bajyaga baza gushima Imana, bashima ibyo Imana yabakoreye nasengeye, nkumva nanjye nambaye imbaraga, nkumva ko nanjye aho izazire zantabara. Nubwo iyo najyaga rero gutanga message, nanjye ntihaburaga umuntu uza akama message akambwira ati Imana irambwe ngo nugutinze mu butayu, kubigutindije hari icyo ishaka kugukorera. Nanjye nkumva nambaye imbaraga, nkakomera, nkategereza, nkakomeza kuyirindira. Ubwo rero natinze muri ibyo bitari amezi 5 nyuma y'icyo gihe, ntanga izo message yari maze kumpindura umurimo. Noneho ubwo y'amezi 5 arangiye, imbwira ko igiye no kunsubiza i Kigali, numva bidashoboka. Imana irangije irambwira ngo kandi ngo nujye i Kigali
ngo utuntu ufite tuducocero twose ntatwo uzajyana. Nkumva hari nge nkumva baranamvangirirwaho. Naje kujya nanasenga aho Imana abantu bamvangirirwaho ndabanze ntago mbashaka imbere yanjye, Imana igaceceka ikanyihorera. Ariko nabonye Imana yivuze isohoza, ikivuze iragisohoza, kandi icyo yagambiriye gukora iragikora. Nshingiye yuko yambwiye ko nzagaruka mu mujyi wa Kigali, narahagarutse koko, kandi mpagaruka mu byo nari mfite byose. Iyo mu cyaro byari bimaze gusaza, ari udusazirwa, nta na kimwe nazanye uretse imyenda 2 nari mfite, niyo nazanye. Naje nambaye n'agakapo nari mfite, icyo kintu nazanye, ibindi byarasigaye. Ngo mushobora kumbaza muti waje gute? Ibyo ngira ngo mbasobanurire. Iyi Mana yacu izi ubwenge, kuko n'ijambo ryayo ryarambwiye ngo nta wundi wabasha kumenya aho ubwenge buri atari Uwiteka wenyine. Imbwira ko ari nayo itanga ubwenge, nta muntu wakwiha ubwenge Uwiteka atabumuhaye. Ubwo rero naje kwicara ndavuga nti Mana ko uhora umbwira ngo nzajya i Kigali, ese nzajyayo gute? Ariko kubera abantu nari ntangiye kujya nsengera, batangiye kujya baza benshi wanjye, n'abantu bavuye i Kigali bakaza bagahagarika imodoka zabo, bakaza nkabasengera, bakagenda bamigiyeho imihigo. Nkavuga nti buriya abantu nagiye nsengera bagiye bamihigiraho imihigo nibo bashobora kuzaza kuntwara bakansubiza i Kigali. Nge niko natekerezaga. Ndagira ngo mbwire abantu babanyumva cyangwa se babandeba yuko burya aho dutekereza Imana izanyura si hinyura. Iyo turimo kureba Imana ngizanyura aha, ntabwo ari hinyura, ahubwo aho utazi niho Imana inyura. Ubwo Imana rero yo mu ijuru, isaha n'umunsi bigeze byo kugenda, Imana yakoresheje umuntu w'imuhanga arampamagara, arambwira ati uyu munsi Imana irambwiye ngo haguruka uva aho hantu uri, kuko umurimo wawe wararangiye. Ariko nanjye nifite amakuru yuko imaze iminsi imbwira ngo umurimo wakoraga hano urarangiye. Arambwira ati kubera kuko umurimo warangiye, abanyamahanga bari kugambana kuza kugutera, bakwaza amafaranga barokore bagiye baguha, kandi nta na rimwe wahawe. None Imana irambwiye ngo haguruka nturara aho ngaho, akagambane kuzuye, usubire i Kigali. Ubwo ngubwo nahise mvuga nti Imana se ko nta tike mfite, ndagenda gute? Ntangiye kugibaza ndavuga ninzagenda nabonye amafaranga. Imana yahise itegeka umuntu ntazi abanyereje 8,000 kuri telefone yanjye. Byari bimaze kuba saa 11:15. Amaze kuyanyoherereza, Imana yongera hagurutsa abandi bantu 3 muri groupe twasenganaga ariko batari bazi ibyanjye, baraza barambwira ati Imana iratubwiye ngo turava hano umaze gusubira i Kigali. Barambwira ati kandi gira vuba, ntugire ikintu utwara, ambara ugende uko wambaye. Nahise mvuga nti Imana rero uteye ubwoba. Nahise koko mbikora vuba ndavuga nti buryo umuntu atumviye umwuka ashobora no gupfa, reka mpite ngenda. Ubwo byari baye saa 12 ni ya mafaranga nkimara ko navuze nti Imana iki ni ikimenyetso Imana cyo ngomba kugenda, none kansubira i Kigali. Nahise mpamagara abamotari 3 ngo baze badutware. Bamaze kuza, ubwo mpamagara umwana w'umusore twasenganaga wavuturwaga i Kigali, ndavuga none ko nje i Kigali kandi nkaba nafite aho njya, bimeze gute? Umwana w'umusore arambwira ati ngwino nta kibazo. Ubwo nahise mfata moto, turatega tugera aho moto tugeza aho bita ku Kamonyi ku Masuka. Turatega, tumaze kuhagera dufata imodoka zitugeza Nyabugogo. Tuvamo muri gare turazamuka tujya aho uwo mwana yarari, turamusanga. Ubwo tuhageze n'ubu niho tukiri, ariko nkaba nteganya ko mu minsi 3 nzaba mpavuye kubera Imana. Tuhageze rero nahuye n'ubuzima buri Imana igukura mu ishuri kwigisha irindi. Nahuye n'ubuzima bwiza bw'ukwezi kumwe, ukundi kwezi kundi ndongera asubira kuri ndi shuri ryo kwiga ku muntu. Ariko Imana yajyaga imbwira ngo ngiye kukwigisha ku muntu, nkayoberwa ibyo ari byo, nkayoberwa ukuntu umuntu yiga ku muntu. Noneho ubwo naje noneho kwezi gushize nza kwiga ishuri ryitwa umuntu ndamwiga. Imana inyereka umuntu ndamubona, inyereka uko umuntu ateye ndabibona, ariko irangije irambwira ngo reka guhanga amaso ku bantu ahubwo mpanga amaso ngiye Uwiteka. Nkaba rero nagira ngo mbabwire ngo mureke namwe guhanga amaso ku bantu, abanyumva mwese n'abandeba, ahubwo mpanga amaso ku Mana,
kuko umuntu ushobora kumuhangaho amaso akakwemera ko umuhanga amaso, ariko ejo wakongera kumuhanga amaso akakwereka ko ntahahuriye nawe. Ndagira ngo mbabwire cyane aha hantu matinzeho, kuko umuntu ni umuntu, n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Buriya hari impamvu Yesu yavuze iryo jambo, yarivuze kuko yarazi umuntu. Ndagira ngo mbabwire ngo ushobora kwiringira umuntu uyu munsi, ejo akaguhemukira. Ushobora kwiringira umuntu uyu munsi, ejo akagushyira ku musozi. Ushobora kwiringira uyu munsi, wiringiye uyu muntu uyu munsi ngo uyu munsi arakugaburira ntakugaburire. Ushobora kwiringira umuntu uvuga utejo azankorera ikibazo runaka ntagigukorere. Ahubwo icyo tugomba gukora twebwe nk'abantu twamenye Yesu, tukamenya umwami nk'umukiza wacu, tugomba kwiringira uwameye kumanuka mu ijuru akaza akemera kumena amaraso ye ku buzima bwacu, kugira ngo adukure hariya hantu muri biriya byaha nabanje kubabwira mbere aho nahereye. Nta wundi muntu wakwemera kudukorera igikorwa nk'icyo cyo kututamenera amaraso, yaba umubyeyi wakubyaye, yaba umumama waguhetse, ntabwo yakwemera kukumenera amaraso ye. Nshingiye ko rero ubundi nkaba ndi ku musozo waryo, nshingiye ko mfite n'amakuru mfata Imana igenda impa, n'imbaraga igenda impa, n'ukuntu mbanye nayo, naho ingejeje, ngewe ndimo ndashima Imana cyane yuko aho yankuye hari hakomeye cyane. Amashuri yose nagiye niga mwayumvishije, ntabwo nayize, ntabwo nayavuyemo kubw'imbaraga zanjye, ntabwo nayavuyemo kubw'uko nari intwari, sinuko yewe nari mwiza, sinuko nari munini cyangwa se muremure. Oya, ayo mashuri yose kugira ngo ngende nyarangiza no kubera Imana yagiye mu ruhande rwanjye. Ndagira ngo rero aha hantu matindeho, ngira ngo mpugure bene data babasha kunyumva n'abasha kundeba. Nimba wari uzi ko wiringiye umuntu, ibyo ubireke, wiringira Imana yawe. Nimba wari uzi ko wiringiye umuvandimwe, ibyo ubireke, wiringira Imana yawe. Nimba wari uzi ko wiringiye umubyeyi wawe kuba bafite, ibyo ubireke, wiringira Imana yawe. Kuko Imana yemeye gutanga umwana wawe w'ikinege, ikamukura mu cyubahiro yari yaramuhaye, ikamuzana hano mu isi kugira ngo atubabarizwe. Nta wundi wabikora. Nawe ubwawe uri umubyeyi warabyaye abana 5 6, ntabwo wavuga ngo ngiye gutanga umwana umwe arukora abandi bene nyina, ntabwo wabyemera. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko uwemeye kudutangaho ari amaraso, ari we watubatuye, ari we watumye mbaho. Ubwo nababwiye mu nshamake kuko nagiye mpura n'imfu nyinshi ngenda nzisimbuka kubera Imana. Nababwiye mu nshamake, nanze kubabwira birebire cyane kuko hari ibintu byinshi Imana yagiye insimbutsa, kimwe n'ayo mashuri nagiye nsimbuka. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko muri ayo mashuri yose nagiye nigamo, niko nagiye mpura n'abagabo bashaka kugira ngo bansubize muri cya gika cya mbere nari ndimo. Ariko Imana y'amahoro yarandwaniriye, impa imbaraga, insiga igitinyiro bakantinya. Hari n'abagiye muri iyo nzara bampa amafaranga, bakama amafaranga ngo mpahira abana, amafaranga ijwi ry'Imana rikayambuza sinyafate kubera imbaraga Imana yari yarashyizeho. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo Imana itwigisha, iduha imbaraga zo kunesha ikizaza kidusanga cyose. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo Imana iduha amashuri tukayacamo, Imana iduhaye n'imbaraga. Kuko mwibuke cya gihe Yesu ubwo yarageze hahandi yarananiwe cyane kuri kare agashyamba k'Igetsemani, Yesu ubwo yarananiwe kandi arushye, imbaraga zimaze kumushiramo, yarararamye areba mu ijuru, ahamagara Imana. Imana imwongerera imbaraga zo gukomeza ishuri. Ntabwo Imana yamukuye mu ishuri yari arimo, ahubwo Imana yamwongereye imbaraga akomeza ishuri. Ndagira ngo utangarize ko rero nanjye Imana mu rugendo rwose naciyemo ni ukubera Imana yakomeje kumba mu ruhande, yakomeje kundinda. Hari naho nagiraga nkumva ngiye kuba umusazi, ariko Imana ikambwira ati nkukijije ibisazi mwana wanjye. Ndakubwira ngo Imana yambaye mu ruhande cyane, ikanyegera kurenza uko imyenda nambaye yanyiri inyegereye. Ndagira ngo nkushishikarize rero mwene data uri kunyumva ko ubuhamya bwanjye, udafite Imana nta nicyo washobora, udafite Imana ntacyo wabasha, udafite Imana ntacyo wageraho, udafite Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo utari kumwe n'Imana
nta kintu na kimwe wakora ngo cyemere, ariko uri kumwe n'Imana byose biremera. Ikindi nagira nkubwire ngo mu bupfakazi bwanjye umujyanama wanjye nafite nagize ni Mwuka Wera, umugabo nagize ni Imana, umuvandimwe nagize ni Yesu. Abo uko ari batatu nibo nabanye nabo, kanisa niwe nkiri kumwe nabo. Ndakubwira ngo ntabwo nigeze niyandusha ibyo kurya by'ibwami muri ayo mashuri yose, nakomeje kuyiga uko mbashijwe, nakumva naniwe nkasaba imbaraga. Ubwo butayu najyagamo n'ubuvumo hose najyaga nasabaga imbaraga, nsaba n'ubwenge, nsaba uburinzi, byose niko nasabaga Imana. Imana ikankomeza, ikanshoboza, ikambashisha. Ndagira ngo nkumenyeshe ubaho ngeze ndi ku musozo ku ishuri ry'umuntu. Iryo shuri rero ndi ku musozo, n'impamvu ndi kubikubwira ni amakuru mfite mpabwa n'Imana. Itantumyeho umuntu, njyewe ubwanjye Imana iransanga ikanyisurira, ikampa amakuru, ikampa ijwi ryayo nkaryumva, ikavugana nanjye, ikambwira ati humura, ikambwira ati humura. Ubu ndagira ngo nkumenyeshe ko nambaye imbaraga, uko ngana uku nguku abasha kundeba siko nanganaga. Narabyibushye kubera iki? Kubera ibyo kurya by'umwuka ibasha kuma, n'iby'umubiri impa bike biranyura, kandi mfite ibyiringiro ko n'ibyinshi nabyo ngiye kubishyikira kubera amakuru mpabwa nijoro. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nubwo ndi mu bukode mfite ibyiringiro by'uko ngomba kubona n'inzu yanjye kandi bidatinze kubera amakuru mfite. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nubwo mvuga ngo ndi mu ishuri ry'umuntu, nimara kurisoza nzashyikira ibyanjye bidatinze. Nawe rero mwene data waba uri mu ishuri, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ugomba kwiga neza ishuri, ugakomera mu ishuri ryawe, ugasaba Imana ikaguha imbaraga, ugasaba Imana ikaguha Mwuka Wera ugomba kukuyobora akakurinda, ugasaba Imana ikaguha Yesu akakuba mu ruhande nk'umuvandimwe wawe, ugasaba Imana ikakuba mu ruhande nk'umupapa wawe akakuba mu ruhande. Ndagira ngo nkubwire ngo niyo waba ufite papa na mama wawe ntacyo bakumarira mu ishuri waba urimo, ahubwo Uwiteka wenyine niwe ugomba kugira icyo akumarira. Ikindi nagira ngo mbwire abantu bari kunyumva, ndagira mbabwire abatari bashyikira agakiza, batari bamenya Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, nabo ndagira mbashishikarize ko mu busambanyi nta kiza kibayo, mu bujura nta kiza kibayo, mu buryarya nta kiza kibayo, mu businzi naho nta kiza kibayo. Aho ariho hose narahaciye nta kiza nahabonye. Uyu mubiri mfite nawo ubonye maze gukizwa. Uku kwambara umwenda, nkambara umwenda nkabona urafuze mfite, nabibonye maze gukizwa. Kuba mbasha gutambuka nkagenda nabyo nabibonye maze gukizwa, kuko kugenda kwanjye kwari mu kabari, nta handi hantu nagendaga. Ahari nagendaga ngiye kwigurira ubugoro, aho niho nagendaga ngiye. Ariko ubu ngubu ndabasha kugera nkajya aho abandi bari, tukavuga ijambo ry'Imana, tukuzura Umwuka Wera, tugasura bene data. Mbese ndagira ngo nkubwire yuko muri Kristo Yesu nta kintu nahashinza, hari umugisha, hari amahoro, hari ukuruhuka. Kuko niyo ugize ikibazo uragenda ukiherera, ugahamagara Imana ukayibwira ati data ikibazo kimeze gutya, ujya kubwira mugenzi wawe w'umudamu cyangwa se uwo ari we wese, kuko ni umuntu. Ahubwo niba ufite ikibazo runaka, haguruka uvuga uti Uwiteka niwe nshaka nta wundi, haba mu nzu yawe, haba muri hehe, haba inyuma ku musozi, aho ushaka hose nta hantu Imana itari. Uyitakambire, uyibwire uti mfite ikibazo iki n'iki, aho uyamubwira umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu wamubwira akakuvamo, wanamubwira akavuga ibyo utavuze, akaba yaguteranya. Ariko Imana iyo uyibwiye yo yonyine ubwayo, ntabwo ikubara inkuru, ntabwo ikubwira abantu, niyo ibwayo irabyihererana, ikabikora ibyawe bucece, yajya kugutabara ikaza ku mugaragaro. Kubera ko mfite ibihamya, hari ibyo nagiye mbona yagiye inkorera, iyishiza ku mugaragaro, ariko ivuganye nayo ivugana nayo mu ibanga, yajya kuzikaza ku mugaragaro bose bakabibona. Ndagira ngo rero nshishikarize abantu bose banyumvaga yuko bagomba no kureka guhanga amaso bavuga ngo Imana izacaha cyangwa se ngo izacaha. Hoya, aho utekereza si wizanyuje kugutabara, ahubwo Imana aho izanyura ntabwo uhazi. Izaza izagutungura ubone kugezeho, nawe ubwawe uyoberwe uko bigenze kugira ngo umenye ko ari Imana. Nimba Imana yacu yaravuze ngo ninjye munyacyubahiro, ngo kandi ngo icyubahiro cyanjye ngo ntabwo nzakiyambura, ni ukuvuga ngo ikora ibyo kwiyubahisha, ntabwo ikora ibyo kwisuzuguza. Ndagira ngo nkumenyeshe mwene data yuko Imana ari Imana ishoboye byose.
ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'imbabazi, ni urukundo rwacu idukunda. Amashuri twigisha amashuri atatwica, itwigisha amashuri atatugusha, kuko ibiri hafi yacu ikatwambika imbaraga. Yaje kunyigisha inyereka ku mwana w'uruhinja umaze kuvuka, imunyerekaho, irangije inyereka umwana w'uruhinja ahaguruka, mbona mama ari kumukoresha dede, irambwa ngo kuri ubona umubyeyi akoresha umwana dede, ngo niko nanjye mbakoresha dede mukitangira gutangira agakiza. Irongera irambwira ngo buriya uriya mwana ubona ahagurutse agenda, mama ari kumugendesha ari kumuga ngo ngwino, ati nanjye niko nyambabwira ngo nimuze bana banjye, kajya mubwira ngo ngwino, nanjye uko niko nkoresha abana banjye. Irambwa ngo se kuki umubyeyi yaguhagurutse akagukoresha dede ukazamenya kugenda, wazamenya kugenda ukazamenya no kwirwanaho, kuki ngiye Uwiteka ntabishobora. Aho hantu numva ndatsinzwe cyane, naho naciriye bugufi nsaba Imana imbabazi kandi nsaba imbaraga zo kugira ngo mbashe gukomera mu byayo. Ndagira ngo nkumenyeshe rero yuko Imana y'amahoro, Imana iri mu ijuru, nta itakura umuntu, nta naho itageza umuntu, nibyo ntarageraho mfite ibyiringiro ko nzabigeraho, kubera yuko namaze kuva mutima wanjye harimo umunezero, harimo imbaraga, harimo gukomera no gukomeza bene data, ndetse n'abatari bakizwa nabo bakaza bagasanga Uwiteka, kuko niwe uruhura, niwe ukiza imiruho n'imihati. Icyiza cy'inzoga ni ugusinda, icyiza cy'ibyaha ni ugusambana, nta kindi nabonye. Bene data rero, inshuti z'umusaraba, inshuti za Yesu, nagira ngo mbabwire ngo nimuze dusanga Uwiteka, tumuhanga amaso, kuko niwe mutabazi wacu, niwe murengezi wacu, niwe uzadukura ku cyavu atwishanye n'ibikomangoma, niwe uzadukura mu ivu, niwe uzadukura mu isayo y'ibyaha, niwe uzadukura hariya ahantu habi, nta wundi wahagukura atari Uwiteka. Nagira ngo rero toze mbashimira cyane, tozeza ku ijambo hano rya Esteri. Esteri ni umukobwa nkunda cyane kandi nakunze, ni umukobwa wanyigishijeho cyane, niga kubye cyane. Imana yamunyigishijeho, numva ndamunezerewe kandi numva ndamwishimiye, kuko Esteri ni umukobwa wabyirutse abyirukiye mu buzima bubi, ariko arakomera. Yari insuzugurwa mu miryango, ariko arakomera. Gukomera kwa Esteri rero, gukomera kwa Esteri, Esteri yari umukobwa w'i Buyuda, ariko akaba ari uwamwitagaho, wamureraga yari nyirarume, ariwe Morodekayi. Nukuvuga ngo Esteri buriya, kugira ngo ndababwiraho mu ncamakeya, kugira ngo Esteri, cyane cyane abankurikiye musome kuri Esteri ku bice 6, muhere ku murongo wa mbere igice cyose mukirangize, mumve ibya Esteri neza. Ubwo Esteri kugira ngo atabarwe n'abayuda batabarwe, ni ukuvuga ngo byaciye mu nzira ndende. Niyo mpamvu nanjye ibyanjye cyangwa se ibyawe n'ibyundi bica mu nzira ndende, kuko gutabarwa kwacu kugira ngo tumenye, kugira ngo dufate, kugira ngo tudasibira mu mashuri cyangwa se tukazakora ibitari byo muri ni ukugira ngo ibyacu bica mu nzira ndende, kugira ngo dufate kandi tumenye icyo bita imenya bumenyi. Ndakugira ngo umenyeshe rero Esteri yari insuzugurwa mu muryango, ariko Morodekayi yari umuntu ucungira Esteri umutekano, akamenya uko abayeho nuko yirirwa, mbese ubuzima bwe bwose. Buriya rero Esteri, uriya mukobwa Esteri, nubwo yari insuzugurwa, ariko yari umukobwa wubaha Imana kandi agakunda gusenga. Ubwo rero Esteri kubw'amasezerano yari afite Imana yamuhaga, yaje kuba umwana w'umukobwa w'inkumi, aza kugira aho aza kuba umukobwa ukwiye gushaka. Buriya ndagira ngo umenyeshe ko Imana ishobora no kwemera ko umuntu yapfa, ariko kugira ngo utabarwe. Ibyo byose Imana irabishoboye, kuko inzira zayo ni nyinshi kandi icaho ishaka, ntawe itanyura ngo itabara umuntu wayo. Ndabibwira cyane abantu bafite amasezerano basezeranye n'Imana, ndagira ngo mbashishikarize mbabwira kuri Esteri, kugira ngo mwongere mwambare imbaraga zo gukomera, kuko Esteri amaze kuba umukobwa wo kuba yashaka,
umwamikazi yaratanze amaze gutanga, nibwo byabaye ngombwa ko batumira abakobwa bo, ndavuga wenda ni nko mu murenge wose cyangwa se mu karere kose, abakobwa beza bose barabatumiye, barabararika, barabatumiza, barabajyana, babashyira ahantu babajyanaga. Abakobwa babaha inkone zirabarinda. Ku gihe cyo kumurikwa rero cy'abakobwa, hari ahantu umwami yicaraga akaba afite inkoni ari butunga uwo yabengutswe. Ni ukuvuga ngo rero abo bakobwa barabatambije kubera Esiteri ubwiza Imana yaramusize kandi afite icyo ijambo yibitseho ry'Imana. Ndagira ngo umenyeshe ko shaka ikintu wibikaho cy'Imana, ibikeho ijambo ry'Imana, bikeho imvugo y'Imana. Esiteri ubwo ngubwo baje kubatambutsa, Esiteri atambutse, umwami bamutunze inkoni kuko yari afite iki? Isezerano. Umwami amaze kumutunga inkoni, Esiteri ubwo yabaye iki? Umugore w'umwami, aba umwamikazi. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo hanga amaso kuwo wavuganye nawe, we guhanga amaso ku mwana w'umuntu, kuko umuntu si uzasohoza ibyo wavuganye n'Imana, ahubwo Imana nizasohoza ibyo yavuganye nawe iciye hehe? Ku muntu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubwo Esiteri rero ndagira ngo mvuge nihuta, Esiteri yaje kuba umugore w'umwami. Amaze kuba umugore w'umwami, ariko hari nyirarume uwo nguwo Morodekayi, yari umugabo wabaga ibwami, aba ku irembo ry'ibwami, nawe yari atinze kuri iryo rembo ry'ibwami. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo yari atinze ku irembo ry'ibwami, nawe yari umuntu usenga Imana, ufite amakuru, ufite isezerano. Ndagira ngo iri jambo ryumve cyane abantu bafite isezerano, ariko n'abadafite isezerano n'abahane kugira ngo bagire isezerano ry'Imana. Ubwo Esiteri yaje kugira noneho Morodekayi yari umuntu waburiye umwami, amuburira ko hari akagambane kari kariho ko kumugambanira, ko kumwica. Umwami rero yaje kubimenya, bagira uko babigenza, nyine ntibyabaho kuko yari yaburiwe. Murasoma muzabyumva neza. Ubwo arangije Esiteri yakomeje gusenga, na Morodekayi akomeza gusenga, Imana ikomeza kubaha amakuru. Ariko noneho hari undi mugabo bari bafatanyije mu bikorwa by'umwami. Uwo mugabo yaritwaga Hamani. Hamani yari icyegera cy'umwami, ariko noneho umwami yaje kugira gutya, kubw'amasengesho Morodekayi yari afite na Esiteri, isaha y'Imana igeze yo gutabarwa. Ubwo uwo mugabo Hamani yashakaga kugira ngo asabe umwami uburenganzira azicishe abayuda bose, kuko yashaka kugira ngo Morodekayi apfemo. Ariko we ntiyari azi ko Esiteri yaturutse hehe? Mu bayuda. Kuko hari ukuntu Imana ijya iduhisha, igakora ku mugaragaro, ariko itarakora ku mugaragaro ikaguhisha. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko hariya hantu Morodekayi ubwo yari kumwe na Hamani, Hamani ntiyaramukunze. Hamani yari umuntu washaka kubasaba kugira ngo yicishe Hamani n'ubwoko bw'iwabo. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire nihuse cyane, Morodekayi yari ku irembo ibwami, imvura yaramunyagiraga, izuba rikamusanga, umuyaga ukamusanga, mbese ntabwo yahavaga, nta musimbura yari afite. Ubwo isaha y'Imana igeze yo gutabarwa, nibwo Hamani yaje kumanikisha ibyapa by'uko abayuda bazicwa, kuko yari azi ko ikintu azasaba umwami azakimuha byanga bikunze. Ibyapa biramanikwa byo kwicisha abayuda, yuko abayuda bazapfa bose bagashira. Arabimanika hirya no hino, nkuko ngo ku biti baramanika, nkuko mujya mwumva bamanika amatangazo ku biti bavuga ati hazabera igiterane, nabyo ni nkabyo ko byari bimeze. Ubwo noneho barangije nibwo baje kugira gutya, ubwo baramaze kumanika amatangazo ku munsi wo kwicwa, nibwo Hamani yagiye ibwami kujya gusaba Morodekayi kugira ngo babice. Ariko ava mu rugo yabanje kumanika igiti cyo kugira ngo we Morodekayi amwice urwo rupfu, wamubambe kuri icyo giti. Ava mu rugo yamaze kukihashyira. Noneho ubwo Morodekayi we yakomeje kwisengera,
Hamani nyine ahamunyuzeho kwirembo yamunyuraga nyine akameka kamusuzuguye, ariko isaha igeze Imana ije gutabara, umugabo agira gutya aragenda ajya ibwami, ajya hafi y'umwami, ariko umwami ngo iryo joro yari yabuze ibitotsi. Umwami ngo iryo joro yari yabuze ibitotsi, ari gutekereza tubundi umuntu wangiriye neza akamburira ni iki namuhembye, ni iki namugororeye. Ubwo mu gitondo nibwo ngo iryo joro ngo nibwo yaje gufata igitabo arakibumbura, arareba asanga ngo Morodekayi niwe wamuburiye, asanga nta n'ikiza yigeze amwitura. Noneho aho hantu muhumve cyane kuntu umuntu atabarwa, Imana itabara umuntu wayo. Ngo arangije nibwo Hamani, kuko nawe yari aregeye ku muryango mu rugo imbere mu rugo rw'umwami, ngo ahita arabaza ati ninde uri hafi aho ngaho, hari mu rukera rw'igitondo. Baramubwira ati ni Hamani, ati nimumubwira aze hano. Kandi Hamani niwe wari waratanze amatangazo y'iki yo kumara abayuda, niwe wari waratanze amatangazo yo kujya gute yo kwica abayuda, yasize amanitse na cya giti cy'iki cyo kumanikaho Morodekayi. Mwumve kuntu bene data Imana itabara, isaha yayo yageze ntawe yihagarika. Imana ntahitaca kugira ngo itabara umuntu wayo. Ndagira ngo mwambare imbaraga zo gukomera, mugire ibyiringiro yuko Imana iyo igiye gutabara ntabwo irarika, nta nubwo iteguza, ahubwo igiye gutabara iratungura. Ubwo rero ndagira ngo nkomeze aho ngaho. Barangije ngo Hamani yitaba umwami, ageze imbere y'umwami aramubwira ati ubundi umwami akunze kubaha yamukorera iki, bamugenza bate? Ngo Hamani aribaza ati ariko ubundi nshingiye kuntu ndi icyegera cy'umwami, nshingiye kuntu umwami ankunda, arabitekereza ati nshingiye ubundi umwami hari undi umwami yakunda utari njyewe. Arabatoke ati reka mbyisabire kuko ninjye nta wundi. Ngaravuga ati umwami akunze kubaha mwana, bamwambike ikamba ry'umwami, bamwambike ingofero y'umwami, bamwambike imyambaro y'umwami, bamwambike impeta y'umwami, ndetse bamushyire no ku ifarashi y'umwami, nibarangiza bamutambagize umurwa. Umwami aravuga ati, arahindukira ngo aramureba, aravuga ati hutaho ibyo uvuze ibyo genda ubikorere Morodekayi, ibyo atabuzemo na kimwe. Umwami Hamani ngo nibwo yatangiye kujya gute, yatangiye gukonja, atangira kugira imbeho, yibaza ukuntu yararitse abantu bari bahuruye ku misozi bagiye kure, ukuntu abayuda bagiye gupfa, abantu bari baje benshi, bari bagose imisozi yose, nkuko abantu bahura bagiye kureba ku rususe cyangwa bagiye kureba ibindi bintu byiza, umupira, ibintu byiza biba byabaye. Urumva nge numva ko ariko bari bahuruye, ariko ngo bararangije ngo ahita yumva asutse urwoya, yibaza ukuntu agiye kujya imbere ya Morodekayi, n'ukuntu amaze kumucaho mu kanya ibyo amaze kumukora muri gisi cyataburenge. Yumva ni ibintu bimuremereye, ariko ngo yaragiye ngo uko bari bashitse baje kure ukuntu abayuda bagiye gupfa, ngo arangije ngo aragenda ngambwa ati Morodekayi, ati umwami arakuntumye. Undi atekereje ibyo amukora n'ibyo yamukora, mbwa ati ntabwo ari njyewe, ahubwo genda ubaze umwami neza kuko si njyewe. Ngo aratera intambwe ahagarara imbere, ngo ariyumvira aterega Morodekayi ati ni wowe umwami antumye, ati ngwino. Ngo arangije aramubwira aterega ati ndakubwiye ngo sinjye, subira mubaze neza, hari igihe waba urumvishe nabi, atari Morodekayi wagutumye. Ngo ariyumvira aterega Morodekayi, mbabarira niwe bantumye, nabyumvishije nta wundi umwami yantumye, ngwino ahubwo ujye gukorerwa ibyo wasabiwe. Ngo yaramujyanye, amaze kumujyana Morodekayi aragenda amwambika ibyo yavuze byose atabuzemo na kimwe, arangije amwicaza ku ifarashi y'umwami, ngo aramutambagiza umurwa. Ba bandi bose bahuruye kureba ukuntu abayuda bagiye gupfa, ngo barareba birabatangaza, baratungurwa nuko Morodekayi uri ku ifarashi y'umwami, batungurwa nuko Morodekayi we wambaye imyenda y'umwami, batungurwa nuko Hamani ari we wamanitse ibyo byapa byose, ari uri kumutambagiza umurwa. Ngo aramutambagiza, ndetse ngo yari yanamubwiye ngo ujye ugenda uvuga ngo uwo umwami akunze kubaha, ngo dore ko bazajya babigenza. Agenda muririmbira iyo ndirimbo. Iyo urwo rero nshingiye ko
ngo abantu bose bariyamira baratangara barumirwa, abandi bavuza impundu, abandi bakoma amashyi, mbese ngo barishima cyane yuko abayuda badapfuye. Ndagira ngo nkumenyeshe rero nawe wumvire ijambo ry'Imana. Nagusabye ngo usome muri Esiteri ibice 6 uhere ku murongo wa 1 ukirangize, wumve ibya Morodekayi na Hamani na Esiteri ubyumve cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo hari uwaba akugenza, nubwo hari uwaba atakwishimiye, ndagira ngo kuko umwami yakwishimira, ndagira ngo nkubwire ngo utakwishimiye nawe agomba kukwishimira kuko umwami yakwishimiye. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko abayuda baratunguwe, Esiteri yaratunguwe, aragenda umugore w'umwami kandi yari insuzugurwa iwabo, ariko umugore w'umwami. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo nawe nimba uri insuzugurwa, ndagira ngo nkumenyeshe ngo hari aho Imana yagukoye naho yakugeze. Iyatabaye Esiteri ikamukura hariya hantu, nta nundi afite wakivugira kumuvuganira uretse Imana yonyine. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko iyatabaye Esiteri ikamugira umugore w'umwami, nawe yagutabara. Umwami agakomeza gusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo nimba Imana hari kugejeje, ugomba gukomeza gusenga kuko aba ari itangiro ryawe ry'umunezero, ahubwo umunezero uri inyuma. Ikitonderwa nuko Esiteri amaze kuba umugore w'umwami yakomeje gusenga, asengera bene wabo b'abayuda bari basigaye, na Morodekayi bafatanyije. Ndagira ngo umenyeshe yuko ariho bahere bagatabarwa. Abayuda babona ijambo, abayuda nabo bagira ubutunzi, bagira imitungo, abayuda babaho bagira ubuzima buzima. Icyo gihe abayuda niho bahere baratabarwa, bakurwa Morodekayi akurwa ku irembo ibwami, aba umugabo ukomeye wo kubahwa, agira abaja, agira abajakazi, agira abagaragu. Kubera iki? Kuko yubashye Imana. Ndagira ngo rero nawe mwene data unyumva cyangwa se undeba, ugire kubaha Imana cyane, ugire guhanga amaso ku Uwiteka, ugire gukora ibitunganye. Waba uri mu ishuri, ese waba wararivuyemo? Nubwo wavuye mu ishuri hari ibindi waba ukeneye. Nimba waratabawe ukaba warageze mu rugo rwawe, ukeneye no kurubamo amahoro, ukeneye no kurubanamo n'uwo muri kumwe amahoro, ese ukeneye no kurubanamo n'abana bawe amahoro. Ndagira ngo nkumenyeshe inshuti mwene data, inshuti y'umusaraba, ndagira ngo nkumenyeshe ngo wumvishe ubutumwa bwo kuri Esiteri, nawe uvuga uti nanjye ndi Esiteri, muri aka kanya ninjye Esiteri ugiye gutabarwa. Abana b'abakobwa banyumva cyangwa se bandeba, mwizere ngo mugiye gutabarwa, kubera kuko Esiteri yatabawe atagira kivuga, atagira kirengera. Yaratabawe ava mu gisuzuguriro agera mu byubahiro, ibyubahiro bibamo ndetse abikomeramo na bene wabo baheraho nabo baratabarwa. Ndagira ngo nkubwire ngo gutabarwa kw'abayuda ni inzira ndende yaciye kuri Esiteri kugira ngo abayuda batabarwe. Byanyuze kuri Esiteri akiri umwangavu, bigeza aho aba inkumi, bigeza aho umugore w'umwami, bigeza aho agera aba umugore mu rugo wishimirwa n'umwami. Ndakubwira ngo byaciye mu nzira ndende kugira ngo abayuda batabarwe. Niyo mpamvu ngira ngo nawe nkubwire mwene data unyumva cyangwa undeba, nawe wizere uti byanjye nubwo byaciye mu nzira ndende, ariko hari benshi bazatabarwa ku bwanjye. Nubwo bitinze, biri mu nzira ndende, hari ibyo Imana itegura kugira ngo nintabarwa hazagire n'abandi bantu bazatabarwa, kubera kuko nanjye nahagaze mu ishuri neza. Murakoze. Nagira ngo nsoreze kuri iri jambo rya Esiteri, igitabo cya Esiteri. Mwene data unyumva cyangwa undeba, buriya kugira ngo nacyumve neza, usobanukirwe neza, wahera ku gice cya mbere ukarangiza icyo gitabo cyose, ukumva ukambariramo imbaraga, ukavuga uti nanjye ubwanjye nzatabarwa. Nanjye mbese nimba wari utenebutse wambara imbaraga, nimba wari ucitse intege wambara imbaraga, nimba wari ugiye kurambika ukabivamo wambara imbaraga, ese nimba wari unamutse ongera wambara imbaraga. Ndagira ngo nkubwire ngo ambara imbaraga aka kanya ucyumva kuri Esiteri, kuko nawe aka kanya uri Esiteri. Niba utari Esiteri uri Morodekayi. Morodekayi yatinze kwiremba ibwami, imvura yaramunyagiraga ntiyugamaga, izuba rikamuvaho ntaryugame, umuyaga ukahamusanga ntawuhunge, imbeho ikahamusanga ntahunge, kubera kuko hari akwirembo. Iyo ava kwirembo ry'abandi hari byari kumwinjirana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo nta n'umusimbura yari afite, nkuko nawe nta musimbura ufite mu ishuri urimo. Haleluya. Nekutaya nekuwa. Ndagira ngo nkubwire ngo nta musimbura yari afite. Nawe rero kuko nta musimbura ufite muri iryo shuri urimo kwiga, ndetse cyangwa se niba ugiye no kuritanya cyangwa niba uzanaryiga, wambara imbaraga uvuga uti
nanjye niba ntanaryiga ariko ejo nzaryiga. Ambara imbaraga ukomere nka Esiteri cyangwa se ukomere nka Morodekayi, kuko Morodekayi hari ahantu yarari, ntabwo yarari mu nzu ahubwo yari ku marembo. Nawe rero nimba uri ku marembo ukaba ugeze ku marembo y'ibwami, hagarara aho ngaho, uhagarare kigabo ushikame, urindire byanga bikunze Uwiteka azakugeraho, kandi nakugeraho azagutabara. Mudugudu uzabimenya, umurenge uzabimenya, akagari kazabimenya, akarere kazabimenya yuko watabawe wavuye kwiremba ibwami. Ndagira ngo nkumenyeshe mwene data, hanga amaso ku Uwiteka, wihanga amaso ku bana b'abantu, hanga amaso ku Mana yawe, hanga amaso ku waguhamagaye, hanga amaso ku wagushyize mu ishuri. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nimba uri mu ishuri, senga Imana uvuga uti Mana, iri shuri mbese ndi kwiga niryo nshizemo, umenye nimba ari gukizemo, kuko na Satani agira amashuri. Ndagira ngo nkumenyeshe rero, ishuri ry'Imana rya Satani biratandukanye, kuko ishuri ry'Imana uryambariramo imbaraga, ariko ishuri rya Satani riza rishaka kukugusha, nta mbaraga uriboneramo. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire aha hantu nanone nkusobanurire, kugira ngo utaziga ishuri rya Satani ugira ngo ni iry'Imana. Ishuri ry'Imana ribamo imbaraga, ribamo amakuru, ribamo ibimenyetso, ribamo mbese no kuvuga ngo nimba ugiye kwiga, umunyeshuri agiye ku ishuri ahabwa inifomo, ahabwa amakaye, ahabwa ikaramu, mbese ahabwa igikoresho cy'ishuri cyose kugira ngo abashe kwiga neza. Ariko ishuri rya Satani nta kibamo uretse kukunama no kugukamura no kukwereka ko ibyo wizeye ntabyo uzabona. Icyo niho bitandukaniye. Ndagira ngo rero nkumenyeshe ngo menya ishuri wiga nimba ari iry'Imana cyangwa se nimba atari iry'Imana. Nimba atari iry'Imana uri kwiga, ndagira ngo nkubwire ngo senga Imana uvuga uti Imana, iri shuri niga namaze kumenya ko atari iryawe, rinkuremo, unkure muri iri shuri ritangusha cyangwa se rikanamura, ahubwo unshyire hehe mu ihema ryawe, cyangwa se unshyire mu nzira yawe, mbese cyangwa se unshyire mu nzu yawe, aho ushaka kuyisaba igushyira, uyisabira ahagushyira, kuko nayo ntabwo yishimira yuko twajyanwaho iminyago ya Satani, ahubwo yishimira ko twawe iminyago y'Uwiteka. Mwene data rero unkurikiye, hanga amaso ku Mana yawe, uhange amaso ku Uwiteka, umenye aho uri nawe uhagaze, umenye icyo ukora, nimba uri gukora gitunganiye Imana cyangwa kitayitunganiye, umenye nimba umurongo uhagazemo Imana ikureba cyangwa se itakureba. Ndagira ngo umenyeshe ngo uhereye umunsi shaka ukuntu wamenya aho uhagaze. Uti nzahamenya nte? Kuhamenya nuko uzasenga ugasaba Imana amakuru yawe uhagaze, izagutumaho, ifite abana benshi ikoresha, cyangwa se nawe ubwawe izakwisurira. Iri ni ijambo ryayo, izakubwira mu ijambo, ese izakubwira mu ndirimbo, kuko inzira zayo ni nyinshi, ntabwo twamenya aho inyura ije kuvugana natwe. Ndagira ngo nkubwire rero mwene data, hanga amaso ku Uwiteka, kuko niwe mutabazi uzakurengera, niwe uzagukura mu mwanya uhagazemo, niwe uzakuzamura, niwe uzakugeza aho utaragera, niwe uzagukorera imirimo n'ibitangaza. Ndagira ngo nkubwire mwene data, hanga amaso ku Uwiteka, wihanga amaso ku bantu, wihanga amaso ku bakomeye, wihanga amaso ku boroheje, wihanga amaso ku miryango. Ndakubwira ngo hanga amaso ku Uwiteka, kuko niwe mutabazi uzakurengera. Tugana ku musozo rero, ku badukurikiye, bakurikiye Shalom TV, bakurikiye Kwizera Sara Rwanda, twagira ngo tubabwire ngo umukozi w'Imana, icyigisho cyangwa se ubuhamya bwe burakwereka ko Imana ifite amashuri menshi yigishirizamo abantu bayo, kandi igihe cyagera bagatsinda, bagakuramo amanota meza, kandi Imana ihemba neza, ntabwo ijya yambura. Reka rero kuba dukurikiye, tugana ku musozo, dusabe mushiki wacu adusengera Imana, ariko mwitegura kuzakurikira ubundi bahamye bazakurikiraho, kuko afite byinshi byo kubabwira, afite byinshi byo kubwira abantu, kugira ngo bamenye ko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Esiteri yatabawe, nawe ikigeragezo urimo cyangwa se intambara kuwana nazo, birashoboka ko ejo nawe wabona igisubizo cy'Imana. Imana iho mugisha mu izina rya Yesu. Tumusabe abasengere, ariko tuributsa kuba dukwiye kora subscribe, kora share kuri bagenzi banyu, kugira ngo mudufashe kwamaza ivugabutumwa buri muntu wese n'ikigeragezo arimo. Mbibutse ko nta muntu utari mu ntambara, ukomeye afite intambara arwanazo, n'uworoheje afite intambara ze arwanazo, ariko aho hose ubutabazi bw'Imana burahari. Imana rero iho umugisha mushiki wacu, reka abasengera Imana mu izina rya Yesu.
murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ku bantu bankurikiye n'abari kundeba, ndagira ngo mbasabe bace bugufi imbere y'Imana, tuyishimire kandi tunayisabe. Murakoze. Uri Data wa twese mwiza, uri hejuru ya byose Uwiteka, uri Imana ikomeye cyane kandi uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari n'ubushobozi n'ububasha, uri Imana y'inyambaraga kandi uri Imana y'urukundo, uri Imana y'amahoro. Uwiteka uwavuga ibigwi byawe ntabwo yabirangiza, kubera kuko hari ahantu wadukuye Mana, hari aho tugejeje. Turagushima yuko wabanye natwe mu bikomeye byose ndetse no mu byoroheje, wabanye natwe. Turagushima yuko ujya utumenya twebwe tutakuzi turi mu byaha. Turagushima yuko Data twebwe ntabwo tuba tuzi yuko ubaho cyangwa kuriho, ariko wowe uba tuzi ndetse ubutureba, ukaturindira mu byaha turimo, ukaturindira mu bicumuro, kubera ko Data ubuzi abo tuzababo. Kuko Data twese rero utubera amaso igihe cyose, ukaturinda, ukatugirira neza, ukatugira ibambe n'imbabazi. Turagushimiye yuko Data ujya ukora imirimo yose abana b'abantu batabasha gukora, ukabasha kuyikora. Ishimwe ni iryawe. None mukunzi mwiza, byiringiro bizima, ubwugamo twugamaho, nyemerera mwami wanjye abankurikiye ndetse n'abandeba nabo bagirire neza. Abari mu byaha ubakure mu byaha, kandi Data twese uri mu ijuru unyemere n'abavuye mu byaha nabo baha imbaraga, ubakomeze mu rugendo, kuko muri uru rugendo turimo n'urugendo rukomeye, n'urugendo rugoye, n'urugendo ruhije umugenzi wese ururimo. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli, ubere maso buri muntu wari wese wakurikiye ubu buhamya, ubere maso buri muntu wari wese mu mwanya ahagazemo. Nyemerera Data tugukorere nk'abazakubona, tugukorere Mana utwishimira kandi utunezererwa. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka ukomeze kurengera ubwoko bwawe, uko wandenge ukankura hariya hantu hari n'abandi wagiye ukuramo, ukomeze urengere n'abandi Mana, ukomeze ubakuremo. Ndakwinginze kugira ngo ugabanye abarimbuka wongera bahabwa ubugingo. Nyemerera Uwiteka ubikore kuyubahisha kuri Data twese mwiza. Yewe Nyiringabo Imana wera, ndaguhamagaye cyane, nguhamagaye ku bashakaze bawe, nguhamagaye ku bagaragu bawe, nguhamagaye ku bavuga butumwa, nguhamagaye ku bantu bose bagukorera ndetse n'abataramenya kugukorera bose. Ndaguhamagaye kugira ngo bose ubagenderere, ubagirire neza, ubaha imbaraga, ubakomeze kandi ubashyigikire. Ndakwinjize kugira ngo Data ukomeze kubabera amaso, kuko ntabwo twe tureba, ni wowe ureba. Turi impumyi, turi n'injiji, ariko wowe uri injijuke, kuko nuzoho ubwenge buri kandi ni wowe bufite Data. Ndakwinjize kugira ngo rero unyemerere mukunzi mwiza, urengera ubwoko bwawe kandi ubugirire neza. Nyemerera Data twese rero iyi gahunda mwami niwe wayishyizeho, uyishyigikire kandi uyikomeze, kandi ushyigikire n'abayobozi bose, ushyigikire Mana abakoresha, ushyigikire Uwiteka abapasiteri, ushyigikire ababishopu, ushyigikire we, uwagure Uwiteka, ukore imirimo n'ibitangaza, ukomeze kwigaragaza no kwitamurura, kuko Imana ishoboye byose. Urakoze, ndagushimye rero, shyirwa hejuru kandi uhimbazwe. Izajya rikomeze kwamamara mu isi no mu ijuru, ryamamare mu mahanga, ryamamare ndetse no mu Rwanda ryamamare, kuko Imana ibishoboye. Urakoze, ndagushimiye, ndakubashye nyakubahwa, nyagora ku ngoma. Shyirwa hejuru kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu. Amen.